aya mashusho bari kuvuga ko ari Nyambo yambaye ubusa iyi niyo si tugezemo sibyo iyi niyo 2025 turimo. Titi yandikiye Nyambo SMS yego ndende cyane aramubwira ngo bavuga mu kwa 10 n'andi bakavuga mu kwa 6 k'uyu mwaka. Ubwo bukwe ntabo hari. Ubwo Titi Brown yahamagaraga Nyambo kanga kukufata. Titi Brown yaje n'umujinya mwinshi twamaze kubona akazi Henikeni zikora. Hari nindi nabonye yambaye agakingirizo uri kumva icupa ryambaye agakingirizo. Ubwo nibajya kumupima ibiyobyabwenge bakamufunga uraza gushimishwa nuko Emeline yafungwa. Ikundira abakunzi banyu mukunda babakunda urumva ariko ikibazo bizabagora kumenya ko abantu babakunda. Nta rukundo ubwo afite. Ibyo ubwabyo amaze kumva ko Emeline ubwo afite iki. Yewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odlaogo Elisa umbera umugabo tukazabana. Nubwo Vestina yakoze ubukwe hari ikintu kimwe nzanganenga ubukwe bwe nabwishimiye ariko ndaza nenge tuzishimira kubona abana bacu ejo bazashaka bakajya kubatswa n'ubukene. Mwatekereje kuri abantu mwaretse kubinjizi. Iki kiganiro cya Sabenera kirebye bro. Irene turakubaha ariko wakoze ikosa rimwe. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu nanjye mbasuhuza mbifurize komeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Umeze neza? Meze fresh meze neza cyane. Ndashima Imana tu. Nuko tuguhaye mikaze. Aryo wivuga gute ubu ngubu? Emikabaka isereri mu mitwe yabo umutasi mukuru. Kabaka isereri mu mitwe yabo umutasi mukuru. Umeze neza se? Mba meze fresh mbaramaze kwijandika ubu ngubu. Ejo ngiye kubona mbona kuri kwa kwijandika kwawe ubreakinze inkuru ngo Titi na Nyambo batandukanye. Aka kanya kugeza n'aka kanya sindamona ibimenyetso bigaragaza ko batandukanye. Washingiye kuki uvuga ko Titi na Nyambo bamaze gutandukana? Sirimu kugira ngo ibyo bintu tubyinjiremo reka duhere hasi ndagira ngo tubanze twihanganishe Bushari ndetse n'umuryango we. Bushari ubwo ni nyuma yuko ejo bundi ku itariki 14 mu minsi yashize aribwo mama we yitabye Imana akaba yashyinguwe kuri uyu munsi. Ndagira ngo twibanze twihanganishe Bushari ndetse n'umuryango we bakomeze kwihangana. Yego. Ikintu cyashimishije cyane nabonye kuno munsi nabonye ubumwe bw'abaraperi. Nabonye ubumwe bw'abaraperi nyuma yuko ejo bundi tubabonye muri birthday ya Fireman Kibiriti. Nongeye kwishimira kubona abaraperi barenga 10 yego bagiye guherekeza mama wa Bushari. Ubona ko bifatanije nawe ni ibintu byiza cyane byo kuba twakishimira kubona abaraperi bongeye gushyira hamwe. Nubwo yewe baravuga nguriya ngo nta udahururira ibibazo sibyo ahapfuye umuntu abantu ntibabura ariko ni ikintu nishimiye cyane. Ni ikintu nishimiye kubona ba Riderman nkabona bazeho nkabona ba Betray nkabona ba Dani nanone ba JC ba Green P ba Brewdog nkabona ba Pfra nkabona ba Diplomate n'abandi bagiye batandukanye bajya guherekeza mama umuvandimwe Bush. Yego. Tunabifurize rero gukomeza kwihangana. Natwe ubwo nyine tuzatugenda tumufata mu mugongo gake gake ko twese turi mwino mihanda tuba tugomba kubifatanya haba mu bibi n'ibyiza. Yego. Yego rero tugaruke rero nubundi tarajya ku rutarananjijisha cyane. Nkwibarije kuri Titi na Nyambo wakuyeho ko batandukanye kugira ngo uze kubi breaking. Oya ntabwo na breakinze wango nge nk'umutasi hari amakuru mbasha kubona mbere yuko abandi bose bayabona. Sibyo niba nge nagiye nkigerera ku bucukumbuzi bwanjye ndaza mbubwira abanyarwanda naje kumenya amakuru umuntu wita Nyambo. Yego. Sibyo Nyambo ubwe mu minsi yashize twabonye hari channel ubwe na Titi Brown bazanye shyashya. Iyo channel bakize ikiganiro kimwe nta mwanya urashira ikiganiro kigira gute bagikuraho cyamaze kurebwa byibuze ariko bagikuyeho. Uri kumva? Tamvuga ngo ese ibi ni ibiki?
uri kubyumva neza yego ndavuga ngo bimeze biti nza kubona andi makuru ya Nyambo na Titi ubwe Titi yandikiye Nyambo SMS yego ndende cyane aramubwira ngo Nyambo icyo nari ngukeneyeho narakibonye uri kumva Titi wandikira Nyambo aramubwira ngo nagusanze nkuzi yamusanze amuzi gute se yamusanze amuzi bose bahuye bakuze sibyo yego bahuye bakuze niba rero bahuye bakuze umwe hari ibyo yaciyemo n'undi hari ibyo yaciyemo yego uri kumva Titi ubwe yagiye gukundana na Nyambo azi iki azi ko ari umukobwa ibyiza bye ibibi bye we n'amabara ye yose ibyo bivuga neza sibyo ukugo ushaka nahita amera ku mabara ya Nyambo Nyambo nta mabara agira bike atayagira nta mabara agira oya mariko ngereka nkubwize uretse gukina filime wenda nta bindi bintu bya oya ngereka nkubwire uriya Nyambo amakuru ngewe mfite nimenyeye neza kuri gahunda za hasiboro za wucece uriya ngo ni mubi cyane ngarindwa mubi oya zira boro agiye kumubeshya oya zira boro ngo ni zimwe muri boro akunda bya danje za kumenya amakuru yuko Nyambo ubwe kugira ngo ubyemere ko akunda zira boro yego sibyo Nyambo iki kintu ndacyakivuga Nyambo hari groupe imwe sibyo yego yari ibanye neza Nyambo ari muri bamwe mu bagize itandukaniro yego ry'abo bantu groupe subwo nabo nyine bari babanye groupe cyangwa n'abantu n'undi bakundana nabari bari mu rukundo nabari bari mu rukundo arabatandukanye se ubwo tubyite bona ariko ntago ari ababesto kuko ababesto yari Nyambo na Titi bo barakundana abatandukanye akakanya niba ucukumbura abantu mureba muzi ibintu umusore ntari mu gihugu umukobwa ari hehe i Kigali Deprisia yagiye ayikizwa nande na Yakamwana sibyo ubwo niba ari abumva bumvise sibyo Nyambo ubwe yego ndamugarukaho Nyambo ngendaza nkubwire umuntu umwe bajyaga bajyana muri show zo hanze ya Kigali icyo kintu cyumve neza yego uwo muntu ni umupapa iyo yajyaga muri show ni umumanager w'umuhanzi umwe runaka uwo muhanzi Nyambo ubwe yamwiyakiye urukundo ko bakundana biranga uri kumva muhanzi aramubwira ati wapi ntibibaho njye ntago naba narakubonanye na bosi wanjye oya none se Nyambo yitereteye umuhungu yaramwitereteye bro kandi yakundana na Titi oya icyo gihe bari batarakundana ubwo naje mera inyuma yego ujyanjye nza mbyinjiramo gake ariko natwe twazaye tuvuga ku bantu bakomeye cyane buriya oya natwe tuba tugomba kubicaho oya ariko nabo niyo bakosheje tuba tugomba kuza tugakumira wafuro uriya ntuzatinya umuntu kuko hari icyo ari cyo niba hari ikosa yakoze ngo nuko biza kugenda biterera ariko Nyambo ubwe abo bantu waruvuze tubasimbuke tujye ku bandi yego bigenda bite Nyambo ubwe rero nyuma yuko bashinze iracano nitumenye ibyayo hari ikintu nagarutseho ndavuga ngo aka kanya nawe Sirimu tubiganire uzacekinge nusanga Nyambo ahantu yakoreraga location yakoreragamo aka kanya ari gukoreramo bose filime se yasubira inyuma nimba ari ibyo ngibyo uri kumva aho yakoreraga si hagikorera niyo yakoraga iriya filime yiwe ntago ari hagikorera intandaro yabaye yiye gushwana na Titi Brown ikintu uri kucyumva ndacyumva Nyambo rero ibyo ngibyo ngiye shaka nahita ninabivaho kuko ubwo namaze kukubwira ahantu ibintu byaturutse naho bigeze mw'iyi minsi nibwo tugiye tubona amavideo uno munsi tuza kubona iki video ivuga ku muntu bita Nyambo sibyo video ya Nyambo video ngiye nabonye ni amafoto yacicikanaga ni amafoto ariko ntago ari we ariko njyewe reka nze nkubwire ntago namwita Nyambo uretse abantu bari kuza gusebanya wenda nibyo njye nifitiye amakuru ko Nyambo aka kanya atari gukundana na Titi sibyo harimo ibibazo yego ntazibana zidakomanyije amahembe sibyo wenda bazongera basubirane ariko abantu bari gusebya Nyambo iriya foto ntago ari iya Nyambo sibyo ntago ari iya Nyambo niba wayibonye nawe iriya foto ntago ari iya Nyambo pe uriya muneke ni uwande
wenda hari abantu bagiye bavuga ngo inzara, hari umuntu nabwamwita reba izo nzara, ati reba uwo muneke, hari ukuntu babihujahuje, ariko nureba hasi Nyambo ubona ko ari nk'agasayizi, witegereze neza urebe Nyambo hasi hari ukuntu ari agasayizi, ariko wowe ngo urabona ko ni Nyamabondo yanyweye bya biyoga bimwe bya Mubimba, urabona ko ingwara byibushye bya Mubimba mu nda, kandi Nyambo ni agasayizi. Ariya mashusho ntago ariyo, ariya ni ugusebanya, ngewe uko nabibonye aho ni mu ijisho ryanjye. si basi wabonye basa? Hoya ngewe erega gusa n'umuntu mani sirireka njye nkubwira, buriya gusa n'umuntu none se ubaka kanya, ntago ngewe aya magambo ni kuvuga umuntu yafata bitewe n'ibyo ikoranabuhanga risigaye rikora, agakuraho umutwe wanjye agashyiraho uwawe, cyangwa wowe akafata akanzana mu ishusho yawe. Ibyo si ibintu se bisigaye bikorwa, ariko niwitegereza neza ukabona kwiriya foto twagiye tubona icicikana ntago ari ya Nyambo. None ko mbona urabona Nyambo nta ngaruka biri umutere? Nyambo ingaruka za filime, ubuzima bwiwe nyine nawe arajya muri depression, kuko niba tuvuye muri video zabaye Merine, hagahita ngo hakurikiyeho Nyambo, nawe ubwe nyine aragira ihungabana. None nibikubitiraho ryahungabana ryo kuba atari kumwe na Titi Brown. Kurabona ko aho Nyambo yakundanye na Titi Brown, Nyambo yari yaragarutse, ubona ko ari umwana mwiza yihoranira na besto we. Ntago Nyambo twari tukimubona kwa kundi mu minsi ishize yirirwaga yirukanka hasoringa mu biki, yabaga ahantu henshi nabonaga ari kumwe na Titi. Muri iriya modoka nabonaga bigendaniraga. Kwa ahantu henshi wajya kubona ko n'ahantu henshi nawe twajyaga duhurira nabo bagiye kuhaza, abonaga ko bazanaga babaga bari kumwe, bari barabaye umugore n'umugabo, bura nubwo batubeshyaga ngo ni besto, ariko hari ukuntu babikurikiranaga fresh. Akibazo nuko ari abantu bigeze kuzana amakuru y'ubusaga ngo Nyambara twite. Oya, ariko se Nyambo mubona ari umwana wo gutwita atabishaka, ariko abantu mwagiye muca ubwenge. Ega mari bro, reka nkubwire, hano turi i Kigali, sibyo? Turi i Kigali, ntago turi hehe, ntago turi za Gikongoro cya Zangoma. Unagira ngo murize ibintu bitatu. Hari abaje avuga ati Titi na Nyambo bafite ubukwe muri uyu mwaka, hari abari bavuze mu kwa 12, urumva? Noneho hari abaje bavuga ati Nyambara twite, ndetse hari n'abavuze bati Nyambo na Titi batandukanye. Nsa nk'umuriza ibyo bintu. Ese ko numva abantu bose bazavuga ibihuha, bavuga ibihuha, muri ibyo ngibyo icyanya cyo byibuze ni iki? Hari umbwiye ubukwe, hari uwavuze ngo Nyambo na Titi bafite ubukwe, hari uwavuze ngo Nyambo aratwite. Ubukwe bavuze ko bwavuga ko bwari buri mu kwa 12. Icyo cyo tugikasariye, ariko icyo ntago ari cyo. Bo ubwabo bigeze gukora live kwa Godfather, abantu barabatwerera, abantu bagenda bavuga ngenze bemera imyenda y'abageni, bagenda bemera ibintu byinshi bitandukanye, hari abemera amamiliyoni, hari abemera, kandi hari n'abahise bayatanga umwanya. Ntekereza ko hari n'abayatanga, hari abayatanga. Ese niba ibyo ngibyo barabikoreye kwa Godfather, sibyo? Godfather njya kakanya n'umwe mu bantu ndi gufata ni kumufeka cyane. Oya ntago afeka. Oya ndamufeka, ati kubera iki? Ngiye Godfather ntago nigeze mufana bro. Ati kubera iki ntamufanye? Godfather niba uri kuza ugategura space, sibyo? Nje space ze njya nzijyaho nkazikurikirana. Yego. Ugafata ngo uri guhuza abakunzi. Cyo kintu cyumve neza. Wese rimo niba uvuze ngo urashaka umukunzi uri i Burayi, akenshi ntago azanaho abakobwa tutazi mwino mihanda. Yego. Azanaho abantu tuzi mwino mihanda b'amacyakura, sibyo? Kandi bibizungerezi beza. Barangiza wowe sirimu, niba uri mu Bwongereza ukavuga ngo nkeneye umukunzi, bakaguhuza n'uwo mukobwa, mbaza ngo ni iki Godfather babaza? Arakubwira ngo noneho niba ufite amafaranga uzatunga uno mukobwa, banza wigaragaza. Ibyo ubwabyo ni iki? No kugurisha, n'ubujura, no kugurisha. Ariko se twabyita no kugurisha, kuko ntago wagurisha umuntu we ni kuri space baba ari kumwe, sibyo? Ntago ari ukugurisha, kuko abaye ari ugurisha yahita mumuha, bagahita avuga ati ngwino duhure face to face, ujyana umuntu wawe. Ariko umwe ari hakurya y'amazi, cyangwa ari mu karere kamwe, undi ari mu kandi, agahita avuga ngo niba ufite ubushobozi bwo kuba uzakunda uno mukobwa muzabana ushaka umugera umugore, igaragaza. Yego. Uko kwigaragaza ni iki?
ohereza nyine ohereza amafaranga akanyenyeri ibyo ubwabyo ni ubujura. ni ukwanga icyo ngicyo icyo cy'ubukwe cyo icy'ubukwe bwavuzwe ko bwari buri mu kwa 12 tubukasaringa bamwe mu kwa 12 bakavuga mu kwa 6 k'uyu mwaka twemeze ko budahari koko tuvuge tutubwo bukwe naho hari abo mu kwa 12 njyewe ndabakasaringa abo mu kwa 6 ndaza nabwo nubwo njye naje nkavuga ngo barashwanye sibyo n'aka kanya bataba bari kumwe ubu turi gukora iki kiganiro ndagira ngo mubanze mwumve ikintu kimwe ntazibana zidakomanije amahembe niba ntazibana zidakomanije amahembe niba aka kanya urukundo rwabo ruri mu gatotsi bo ubwabo barihuje ntabwo twabahuje kuko ugasanga n'ubwa mbere bari bashwanye buriya sibyo abangaba urukundo rwabo nta gihe rumaze ntabwo tubazi ntabwo twavuga ngo babanye kuva kera sibyo abangaba batangiye gukundana nyuma y'uko Titi Brown avuye imvuta nibwo urukundo rwabo twatangiye kurubona rero niba hajemo agatotsi niba hajemo gushwana ntabwo twahita tuvuga ngo ubwo bukwe ntabuhari icyo twagikasaringa sibyo kuko na hajya Teta Sandra nawe ajya ashwana nawe izo bagasubirana bagakubitana bakamena n'amaso rero kuba twaza tukavuga ngo umwe ace kundi n'undi agace kundi ibyo ngibyo ntazibana zitagize gute zidakomanije amahembe nta nubwo twaza ngo tubatera amabuye ejo basubirana ariko twebwe icyo tuba tubereye ahangaha ni ikintu kimwe mugomba kumenya twebwe niba turi mu ino mihanda turi abatasi tugomba kubagerezaho amakuru ku gihe niba hari icyajemo abangaba bari trend mu ino mihanda ubwo nyine niba bashwanye turaza tubivuge niba nasubirana turaza tubivuge okay tugaruka no ku kintu cyo kuvuga ngo aratwite abantu bajya bavuga ngo nyambara atwite Titi Brown yamuteye inda ibyo byo ubivuga hiki ese baba batandukanye nyamba twite bakaba barapfuye yuko nyine yamuteye inda wenda akamwihorera wapi kuko muri message harya ngo message ngo wavuze ngo iki ngo yamwandikiye ngo iki babanyamuzi sune message warayibonye babanyamu numwe mu bantu ba hafi babanyamuzi hiki twahuye nkuzi amuzi koko iki nkuzi ni tuvuge wese iri muri baduwe akakanya nkuzi mu myaka ishize niba hari amabi wagiye ukora cyangwa ari byiza wagiye ukora ayo mabuka uyazi uri kumva kandi buri abantu bo ubwabo bajya gufata icyemezo we akakanya sirimo hari umukobwa mufitanye urukundo mukemeranya kubana cyangwa gukundana sibyo hari byinshi wowe byawa batazi sibyo nawe hari byinshi bye utazi rero ni byiza ko niba uwo muntu mugiye mu rukundo hakabaye iki habanza kubibiganira sibyo ura nicyo kintu gifasha niba hari ibibi hari ibyo nagiye camo ibiki n'ibiki byose mukabivugana niryo jambo rero nicyo risobanuye twahuye nkuzi kandi ikindi ugomba kumenya nawe uri mukuru bose bari bakuze sibyo hanyuma se icyo kintu cyuko abantu bagenda ariko iryo ni harabika kuko nago atwite pe nyine icyo kintu nicyo shaka ibyo byavuzwe mu mwaka washize ngo nyambara atwite kandi aba bose kubivuga nyambo nge nta na rimwe turahura mbona iyo ndasugo yaba itaragaragara sibyo abangaba se bapima inda sibyo yego hari igihe ubona umuntu buriya inda nayo ntago yihishira iyo ifite iragaragara nese nk'ejo bundi reka mubaze nk'ejo bundi nkawe twiganiremo gake ejo bundi mu minsi ishize tujya muri press conference y'igitaramo cya DB Nyambo na Titi bari bahari si wabonye none si iyo nda ntiyari yaravuzwe size ya Nyambo se uriya wabonye hari akantu karimo ntabwo ni harabika kandi ikindi kintu mugomba kumenya turi i Kigali bro ni bya bindi nari nkubwiye ngo wifata umuntu akakanya uri i Kigali ngo mugereranye n'umuntu uri hehe uri za Ngoma sibyo uri za Kinyamakara uri kumva uri hehe uri za Butatsinda yego cyo kintu ujye ucyumva neza haturi i Kigali man bro umwana uri i Kigali asigaye atwita bishaka sibyo nta nubwo navuga i Kigali gusa n'ahandi yego byarahageze ariko ku iki gihe ikintu ugomba kumenya umukobwa wese asigaye atwita abishaka none se nyuma yuko baprodinze video kuri channel yabo cyashya bari bafunguye bakayisiba nicyo kimenyetso kigaragaza yuko batandukanye batakiri kumwe icyo ubwacyo kiri mu byatangiriweho ubutasi sibyo cyangwa nuko ikindi cya kabiri
nakubwiye lokasiyo, iyo lokasiyo shaka n'aka kanya nayivuga. Iyo lokasiyo bari barayishakanye, sibyo? Nyambo ubwe yakoreraga filime kwa Titi Brown. Icyo kintu cyumve neza. Nuko ngo inzu yishyirwaga nandese. Inzu yari iya Titi. Inzu ni kwa Titi, sibyo? Nyambo niho yakoreraga. Icyo kintu cyumve neza. Nyambo kugira ngo ubyemere, njyewe ubutasi bwanjye namenye amakuru ko Nyambo yavuye aho yakoreraga filime atanabwiye Titi Brown. Uri kumva? Mu kiganiro nakoze navuze intandaro y'ibyo bintu, sibyo? Mvuga ko byatangiye ubwo Titi Brown ntago yari ari aho ngaho, yahamagaraga Nyambo, sibyo? Nkuko waba wasize umuntu ahangaha turi ukagira aho unyarukira, wahamagara fone ukayibura, kanga kugufata. Titi Brown yaje n'umujinya mwinshi, ahita tukira Nyambo aho ngaho ari kumwe n'abandi kuri seti bari gushutinga. Aramubwira ati gutu nteza abakozi bawe wowe. Abakozi babyumva se? Ababyumva bro. Nta banga ririmo. Ko yabarigaragaje nabi. Bikumva gutu biti bibazo. Abusa abantu bavuze ngo icyo babonye Titi na Nyambo bari gushwana kuri tele n'ubundi. Ibyo ngibyo by'ubwaba ababibonye nibagomba gutuza, bagomba kuvumirira bro. Ni bya biri nakubwiye ngo nazibana zidakomanije amahembe. Na Nyambo ubwo ashobora kubicaza akavuga ngo besto ibiki n'ibiki akabafera, ariko nabiyo batekereza bagahita babona kuva uwo munsi ntago bigeze basubira hehe gukorera aho. Ese wowe aya mashusho bari kuvuga ko ari Nyambo yambaye ubusa, ubona naho bihure no mu minsi hashize ko bigeze gufata uwo bita Muyango bakashihimba amashusho ngo arimo arasambanira muri dushe. Oya ibi ngibi byo binge ndi kubifata nka scam. Ibi ndi kubifata nka scam nyine nuguharabika. Ibi nuguharabika, icyo nababwira cyo bagomba kumenya nyine iyi niyo si tugezemo. Sibyo? Iyi niyo 2025 turimo. Yatangiye nyine. Abanyamihanda ubwo mumenye ko buri kimwe cyose. Umuntu naza agafata mashini ye akagufata nyine akagukorera ibyo ashaka. Irijyo niharabika. Niharabika. Twikomereze rero twigira no ku bandi tuve kuri Titi na Nyambo. Uyu munsi nubundi iyo shusho ayo mashusho yagiye hanze ya Titi na Nyambo, nako ya Nyambo agaragaza yambaye ubusa, akari amashusho yaje akurikira amashusho y'umukobwa bita Emeline cyangwa se Ishanga, aho yafataga icupa rya Heineken akavuga ati rino cupa ngomba kuryamamaza mpaka abantu baribonye. Ubivuze none se buri ari muri marketing se? Ese nago Heineken ubu tugiye kuri noza nitujya kuri ese ngereka nkubaze, uravuze ngo ari kuryamamaza, njewe iryo jambo nago twaryumva. Ati kubera iki? Reka nkubwire. Aka kanya njewe hari ahantu ndi kugera ugasanga umuntu yari ari kwinywera Heineken, uko kuyamamaza ubivuze, ubwo sinzi niba ari byo ari kwikorera marketing ngigira handi geri tari yarageze. Niba ndi kwinjira muri bare nkasanga umuntu yari afite Heineken yakuyeho ibirango byose, ati sigaye ninywera utumitsingi. Byo bivuze iki? None se umuntu kwicupa yiguriye bro, umuntu kwicupa yiguriye nawe yasabye, ariko kuko akubonye nka sirimu uwo mugezeho aravuga ati leta nyataka. Leta abona ko ndi kunywa Emeline. Basiga ngo hari icupa ryaje bita Emeline. Nanjye iryo naribonye. Bakizemo ibirango bya Emeline. Kuko iri ntago ari marketing. Ubwabyo Heineken yamaze guta agaciro ku ruhande rumwe. Sibyo? Yego. Mu kubayinywa. Ariko nanone hari abandi twamaze kubona yamaze kugira agaciro. Yego. Niba tuza kubona Heineken abantu bari kuzishopinga bazijyana mu ngo, ubwo turamenya icyo zigiye gukora. Twamaze kubona akazi Heineken zikora. Ako bino bintu sibiruza gusenya ngo. Oya zirasenye izasenyutse. None se ngo urambwira ngo nimba yeretse tutorial abandi bakobwa cyangwa abandi bantu ukuntu babimeze, kandi rwose umuhungu nazagutesha umutwe na bino birashoboka. Rero nta kibazo. Oya biriya reka nkubwire tujye tuganira bro. Biriya ntago wabikora, sibyo? Ntago wajya gufata vide bro, sibyo? Ntago wajya gufata vide ukaryambika agakingirizo, sibyo? Yego. Uri kumva?
hari n'indi nabonye yambaye agakingirizo ngewe uri kumva icupa ryambaye agakingirizo ese baririnda ikikorita oya iriya ni systeme kwirukanka systeme bunyerere iriya ni bunyerere rubobi kumwe ukandagira mu rubobi ugahita subizi se kumwe ukandagira mu rubobi ukirukanka ni systeme buhehere yego ntabwo ubushona nabyumva ni ukuvuga ngo niba umuntu ari kugenda agafata Heineken ubwe biriya ntabwo wabikora uri muzima ubwo rero kuvuga ngo hari ingo ziza gusenyuka n'ubundi arasenyuka iz'ibyomanzi yego sibyo ntabwo wafata ivide mani ujye kurishyira mu myanya y'ibanga yawe uri muzima sibyo kuko ubaye uri muzima nese wowe uri umusore nka Kensi wavuze ngo babapime ibiyobyabwenge birakenewe cyane ahubwo babapime ibiyobyabwenge cyane hari ijambo Kenesi ndaza kumugarukiraho gatoya sibyo Kenesi ubwo hari ijambo yavuze mu myaka yashize aravuga ngo niba abantu baba mwino Kigali umuntu akora ikiyedi cyangwa nta n'icyo akora ugasanga umuntu ahembwa inote ya senkani ku kwezi sibyo nta munsi atarara mu kabari sibyo aceremba ibyana agira gutanywa amacupa ahenze sibyo yambara neza yego abayeho mu buzima bwiza kandi ahembwa senkani aba mu nzu y'ijana yego mwese abantu bakora iki sibyo aza kuvuga ngo hari abantu benshi ngo mwino Kigali usanga ngo ari ibisambo sibyo nanjye rero ikintu nza kugarukaho niba tubare muno mujyi cyangwa mu Rwanda sibyo yego hari inzego zitureberera ese gute umuntu aba muri aparitoma sibyo nta kandi kazi agira ni ukurara mu tubari gusa uri kumva mu gitondo akajya kwiryamira yego iyo aparitoma hari abayimwishyurira yego sibyo ariko nuza kureba uraza usange impamvu abantu bakwiye gupimwa niba umuntu yirirwa mu kabari inzoga ubwazo zaramurenze yego kandi abo bantu baba mwiza aparitoma bajya mu tubari icyo gihe cyose ni inzoga n'itabi sibyo ubona njya ninjira ahantu muri bare bro nkasanga abantu bigize abantu b'abasitari bigize abajeni barenze inzoga n'itabi bitava ku munwa uri kumva izo zose ni alukoro sibyo alukoro nayo hari ubwo ikubamo nyinshi bro uriya alukoro ntabwo ari ngombwa ngo niba unywa icupa uhora unywa amayoga sibyo hari igihe alukoro nayo ikurenga none se kuki wifuriza ko Emeline bamupima cyangwa se ubwo nibajya kumupima ibiyobyabwenge bakamufunga uraza gushimishwa nuko Emeline yafungwa hoya erega mani ntabwo igisubizo gihari ari uko bafunga abantu sibyo twabonye Jackie mu minsi ishize ajyanwa sibyo Jackie yaraganirijwe sibyo bigaragara ko biza kuvugwa ko nawe ubwo yarabyivugiwe ko yasanzwe afite ikibazo n'aba bose bakeneye kuganirizwa sibyo ushaka gusanga ari amadepresiyo bafite ari ibibazo bindi bafite biba byabashajije ntabwo ari ngombwa kuko buriya ari igihe baravuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza niba urugo rubi rurutwa na gereza ntabwo uza gufata umuntu ujye kumushyira mwaziriya nzu barakosoma bro uri kumva ibyo bigori biragudwa sibyo iyo myunyu ijyamo iragudwa izo nkwi zicana ziragudwa ntabwo ari ngombwa rero ngo buri muntu wese wakosheje ajyanwe muri gereza ahubwo habeho amahugurwa habeho kuganirizwa habeho gupimwa bari abakobwa batatu wabahugura bro iki gihugu cyacu kirahugura bro nese ubu ntabwo aka kanya ntabwo bagufata umuntu uramufata ukamujyana ahantu bro ndi kuvuga ikintu bakwiriye ni ukubaganiriza aba bakeneye kuganirizwa bagahugurwa niba hari n'ibindi bibazo bafite bakagaruka ari bazima kuko abangaba baracyari batoya impamvu niyo kubwira njyewe n'iki gihugu cyacu hakenewe amahugurwa menshi gupima abantu iki uri kumva yego hari ikintu njye mbona gikenewe nko kuba nk'ahantu hahuriye abantu benshi sibyo yego hari ibintu byajyaga biba mu gihe cyashize by'imikwabo imikwabo nanone yagakwiye kugaruka abantu bamaze kubona ko iyi Kigali turimo barisanzuye bari gukora amahawuzi pati niba ari aya mahawuzi pati ari kuba niba bagwe gitumo
nuko kubagwa gitumo babajyane wenda bagira ibyo babapimamo. Ibyo hari icyo bizafasha. Ngiye ikibazo kikiri ku nkonga n'aka kanya n'abantu ndi kujya kumva nkumva bari kuzana bagashaka guza Brian na bari abakobwa. Brian bitewe nuko ngo haravuga ngo reka ibintu bya Brian ayo majwi ndakeka arayumvishije. Bro reka nkubwire sibyo n'umuntu wese uri kureba no ma video agashaka kugaruramo izina Brian ubwawe wumve ko utekereza nabi. Gute? Atekereza nabi kuko muri video twabonye dufite abakobwa batatu nta Brian urimo. Sibyo niba nta Brian urimo wasanga ari nawe basinze ko bire bwabyo ntabwo wabikora utasinze ntabwo wabikora uri muzima. Sibyo niba hari beef bafitanye cyangwa ari ibindi bibazo bafitanye mwiza na Brian mwibe bibazo. Umukobwa yavuga ati ngo reka ibintu bya Brian. Ibintu bya Brian se nibye umva nawe kandi ikibazo cyawe. Reka ibintu bya Brian wese iri ubu nje nkagukoraho hango reka ibintu bya runaka. Ni bya runaka gute se? Ni bya Brian se barashakanye. Ni bya Brian se niwe biriho. Ahubwo hango reka ibintu byanjye. Yari kureka ibye ibyuriya mukobwa. Ni ibyuriya mukobwa kuko ntabwo ari ibya Brian. Ntabwo twigeze twumva ijwi rya Brian hari. Nta Brian twahabonye. Ahubwo mwiharabika Brian. Brian ni umwe mu man Brian ari guhasoringa ari muri rihasoze. Sibyo Brian afite ibimubabaje. Sibyo Brian ibibazo yifite afite abana. Sibyo aka kanya turi mwitangira ry'ishuri. Brian afite ikigo. Afite abana rihirira bari muri raperi. Cyo kintu cyumve neza. Yego. Brian afite abana harangiye niboneye bagera mu 150 arihirira ishuri. Uraza kuzana Brian mwibi bibazo ari mwitangira ry'ishuri ari afite ibibazo bye byinshi cyane kubera iki. Ubu Kazungu ka boss no unyamakosa wafashe Brian akamwegeranya na bano bakobwa. Umunyamakosa ubwo mubi cyane. Kandi abivuga ko ari mu bloga mbere mu Rwanda utagikora amakosa. Mu bloga si ubwo gute kandi ubwo yatangiye guta agaciro. Kazungu ka boss ubwe yamaze guta agaciro. Niba ari kuza agashyiraho umuntu tutahabonye. Ibyo byubwe na Brian ubwe yabimuregera. Sibyo? Yabimuregera kuko yamaze kumushyiramo kandi adahari. Ntawe twahabonye. Kuba bavuze ngo Brian nese we ntabwo wakora ikiganiro cyawe ukamvugamo. Birashoboka cyane. Ukavuga ati kaba kari ibiki n'ibiki ariko kumuzana Brian ubwe yabimuregera. Okay. None hari title mubonye mu kanya kwa Chita aho yanditse ati Emeline ashobora kwiyahura. Nawe uri wumvikana cyangwa se uri ku mwanya we wuko Emeline koko ashobora kwiyahura koko bitewe n'ibyo biri kumuvugaho? Nibyo koko iyo title hari ikintu twayigarukaho. Tikubera iki? Nibyo twabonye abakobwa batatu. Twabonye aho babyina mu bitanda. Twabonye aho bakorakoranaho. Tuza kubona ibindi by'amavide. Sibyo? Mwaba bakobwa batatu. Yego. Wavuzwe cyane ni Emeline kuko niwuzwe. Kandi kibabaje ushobora gusanga nubwo twabonye Emeline njyaho namubonye nabonye hari aho kubyina. Arimo. Hari aho gukoranamo arimo. Sibyo? Video y'ivide uretse abantu bari kugenda bahuza ibimenyetso. Yego. Ntabwo twavuga neza kare Emeline. Sibyo? Wenda izindi zo arimo aragaragara. Warazibonye nawe. Arimo aragaragara. Ariko Emeline niwe waje mwiyisaga akaba ari buvugwa cyane. Rero impamvu yavuzwe cyane ni imwe kandi iranagaragara. Emeline mwaba bakobwa niwuzwi. Ubwo nyine niwe wabaye igitambo cya bose. Rero impamvu Emeline ubwe abaye yoroshye mu mutwe cyangwa hari ibindi bibazo yari yifitiye. Niba aka kanya nta bantu afite bamuri hafi. Yego. Akaba yoroshye mu mutwe. Akaba kuba igihugu bwacyo igihugu cyose cyakwatatse natangiye kubona nabo hakurya batangiye kumwataka ngo mukoge n'ibiki abaye yoroshye yakiyabura. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iki gihe umuntu abagezemo nk'iki ngiki ni ngombwa ko nka Emeline nk'iki gihe nk'ubuyobozi bwacu bagakwiye kuba nk'iki gihe bamufite
ari kuganirizwa. Yego. Reka nkumvishe hano ku majwi umbwire icyo yavugaho nawe. Numva ko umukobwa wacize urukundo rubaho ariko ndamutse nanarwizereye rwizeramo nka 5%. ko mwanze okay warababajwe se mu rukundo? buriya se byigeze. Oh, that's why. Ikibazo cyane ndacyumva. Sorry. Cyane kurenza uko ubitekereza. Yababarijwe hehe? Ibyo byagariye byagwiririye ntago mbaciye intege. Mwikundira abakunzi banyu mukunda abakunda urumva ariko ikibazo bizabagora kumenya ko abantu babakunda, ahubwo natwe mudufashe mutugire inama. Ni ikihe kintu kikwereka ko boyfriend wagukunda, ko wavuga ati reka mukunde ko nanjye arankunda? Teretera nta rukundo ubwo afite. Ibyo ubwabyo amaze kumva ko Emeline ubwo afite iki? Depression bro. Numva ko nta rukundo rw'abahungu afite. Wamaze kubyumva? Wigeze ubabarizwa mu rukundo? Umvise ayo majwi? Yego. Nibyo bamubajije. Yigeze ababarizwa mu rukundo? Abango yego yarababajwe. Ibyo ubwabyo urukundo hari depression yarugiriyemo, yarubabarijwemo. Yego. Ubwo rero ibyo ngibyo uretse uzubisanishe no kuba atagikeneye abasore, azajya nyine kwikuranira n'ibyana bigenzi bye. Kuko ubwo abasore baramubabaje, niyo mpamvu nta rukundo abafitiye. Ati ngo yizera mu rukundo 5%. 5%. Igipimo kingana n'icyahe 5%. Bona isabibuza nka volte za noza za Heineken nabwo bari 5%. 5%. Banza wumva icyo kintu. 5% bro. Nta rukundo afite habe namba. Ubwo asigaranye urukundo nawe ubwe ntago yikunze bihagije. Ntago Emeline nawe akakanya nibyo ngibyo bivuga nawe ubwe ntago yari yikunze bihagije. Uko umuntu ubwe yikunda 100%. Nawe ubwo urumva ko nta rukundo nawe yifitiye, yivugiye ko urukundo afite ari 5%. Umva ko birababaje. Birababaje cyane. Tuba turi kugenda tugaruka mu makuru ari muri mihanda ari kugenda trendinga. Reka hano n'ubundi mwerekere hano aka video nshaka kukwereka. Na aka video keza cyane gashimishije, nta muntu n'umwe katashimisha. Niyo waba ugira ishyari ntabwo washobora kurigira muri kano kanya. Akira reba. Reba aho gateya. Moi, vous devez utiliser ça après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses. Vous acceptez sans contrainte de te prendre toi, dissimuler personne pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Merci. Ngewe Ishimwe Vestina. Wabyumvishe? Ibyo ubwabyo birashimishije ibyo unyeretse. Kubona umwana mutoya. Kuko na nyuma yo kubireba twumvise amashyi. Amashyi ntabwo ajya akomerwa ahantu batishimye. Iyi nkuru yakiriye gute ubona wo bita Vestina yashyingiranywe? Ngewe kuri ngiye ku ruhande rwanjye ni inkuru nakiriye neza cyane. Ati kubera iki? Kuko uyu nguyu ni umwana w'umunyarwanda, ni mushiki wanjye. Yego. Sibyo? Ntabwo nakishimira kubona mushiki wanjye adashatse. Yego. Sibyo? Ntabwo nakishimira kubona mushiki wanjye azaza akarengerana akajya gukora nk'ibyo ndi kubona kakanya. Sibyo? Kuko bari kubikora ni abananiwe gushaka, n'abafite ibibazo. Rero aka kanya njyewe ndishimye kubona Vestina yashatse, ni byiza cyane. Yego. Nta n'ahantu njye naza ngo ntera nibuye na hatoya. Nabyishimiye cyane, ariko nanone nubwo Vestina yakoze ubukwe
hari ikintu kimwe nza nkanenga ubukwe bwe nabwishimiye ariko ndaza nenge ngaye umuntu bita Irene Murindahabi mbase ngo ndamugaye iki uretse gato utirukakira mu kugaya ubundi habanza gushima ibintu byo kugaya oya gushima nta kirenze narenzaho bro aho mu bukwe bwe twabonye imiryango yari yateranye ubona imiryango yateranye abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi no hakurya y'amazi sibyo urumva ubwe tubonye izindi shuti sibyo umuryango wa Vestina ubonye ishuti sibyo zindi bungutse ishuti ndetse n'igihugu cyacu cyungutse abandi bantu sibyo hari abantu benshi baje mu Rwanda batari bahazi hari abantu benshi bagiye no kuza gushaka mu Rwanda ntabwo tuzishimira ko abana bacu ikintu kigiye dukeneye hari ibintu abantu bari kuza bagashanisha bakashaka kubihuzahuza bidahura sibyo abantu bari kuza bakavuga ngo ese gute umwana nk'uyu nguyu ashatse umugabo muruta sibyo ngo umugabo ngo afite imyaka 44 Vestina akagira imyaka 22 sibyo ese tuzishimira kubona abana bacu ejo bazashaka bakajya kubatswa n'ubukene mwatekereje kure abantu mwaretse kubinjiji ubu n'ubujije abantu bafite niba umwana nyine abonye umuntu uzagenda akamusapotinga mu buzima bwe busigaye sibyo ndetse gasapotinga n'umuryango we bakazana ibintu nimba umuntu ku myaka 21 abemerewe gushaka 20 agashaka niki kirenze mwege muri kuza mugashaka kujera imyaka y'abantu kandi wubwe Vestina yemereye gushaka arabyemerewe none reka tujya mu kugaya mu ntekerezo zawe mu mboni zawe nk'umusesenguzi ubona umuntu bita Sabe na Irene bapfiki aba byagiye bivugwa keshi ko ibintu bapfa ari abatumira impamvu ugiye kukubaza iki kibazo ni iyi ngiyi mu bantu ba mbere ba breakinze nkuru ko Vestine yakoze ubukwe Sabe arimo ikiganiro cye kimaje kurebwa hafi 195 nuko mu gitondo hirirwa haza amakuru yevuga ati ntago byabaye byari ibihuha even na Irene ashimira abanyamakuru nka ba Red Blue JD ko ba atriste bashyigikiye bavuze ko nyine ibihuha byabaye n'ibiki ariko mu bagaragaye mu gucukumbura ari amafoto ya Vestine ari imbere mu murenge yicaye mu murenge mu imbere Sabe yagaragayemo ndetse anasora n'ikiganiro dore ngiki urakibona nawe urabyibonera urabona ko niwe muntu navuga ubanze ne muntu mu YouTuber wakoresheje ino foto ya Vestine ari mu murenge iyo foto yayikoresheje nyuma yayikoresheje ati kubera iki iki kiganiro cya Sabe narakirebye bro Sabe nibyo koko abanyamakuru turi iki turi abanyamakuru nta kindi kitubeshejeho n'ugushaka amakuru nibyo yari yagiye hanze sibyo ariko hazamo gushidikanya iyo haje inkuru buri wese yirukanka ajya kwishaka kuki yagerageje rero kugoma nyine niyo mpamvu ni umunyamakuru kuki yagerageje yayagezeho kuki yakomeje kugerageza kunyomoza Irene nimba Irene wenda kuri social media adashaka kugira ikintu bitangazaho Sabe akavuga ati aya makuru ngomba kuyabaha 100% bakabona ko byari byamenyekanye icyo kintu cyumve neza ko twagiye tubona Inyarwanda zandika sibyo tubona kugiye ariko igihe bamaze guta umwimerere wabo nibigiye batangaza inkuru nyuma bakaza bakandika ngo fake news Inyarwanda ntabwo twigeze tubona bandika fake news sibyo igihe kugiye se niba byandikiye ngo fake news barabyanditse bro uri kumva ngiye narabibonye ndavuga ngo igihe cyavuye ku gihe uri kumva Sabe rero nawe niba nta kindi kimubeshejeho yamaze kumenya amakuru kandi akamenya ko ariyo Sabe n'umunyamakuru mukuru sibyo arakuze hari ibyo agomba kuvuga nawe ubwe akabihagararaho iriya nicyo bita gukomera ku ijambo sibyo Irene rero kuba yaza akavuga ngo we Irene kuvuga ngo ibintu byagiye hanze mbere ndaza nkwereka impamvu yabyo ubukwe bwari bwamaze kuba Sabe ari mu baprodinze mbere ikiganiro ariko nureba ikiganiro cya Sabe mbere uri kumva wowe unyeretse ifoto Sabe yaprodinze ikiganiro harimo Vestine na Dorcas Sabe akivugiramo inyuma bro uri kumva
yakivugiyemo inyuma hakajya hazamo amafoto ya Vestina na Dorcas ari yacikikanamo guke uri kumva. Rero abantu baba batazi ubutasi nyine bo bararebaga bakagira ngo ni amafoto yabafashe uwo munsi bakayangwa n'ikiganiro yabakoresheje kandi Sabe ubwe yakizemo amafoto avugira inyuma uri kumva. Rero n'ubundi muri iyi minsi avugira inyuma Sabe ubwe yakomeye ku ijambo. Irene rero byagombaga kugira gute kumubabaza ati kubera iki. Irene ubwe habaye ubukwe nta muntu n'umwe twigeze tubona ya prodinga buriya bukwe wundi hari n'umwe ni gute rero bitari kumubabaza iki kintu cyumva niba yabonye Sabe ubwe yamaze kubya prodinga ari gucuruza abangaba bari muri competition ubwabo turabizi baba badwanira views byagombaga kumubabaza. Rero ahangaha niho ngiye kuza ninjira nkabanza nkaninengera nkanenga Irene Murindahabi ni mukuru wanjye sibyo. Irene Murindahabi nawe ni mukuru wawe. Irene Murindahabi ni mukuru muri iyi game. Irene turakubaha ariko wakoze ikosa rimwe ati niriye. Murindahabi aba bana ubwo wajyaga kubafata ni wowe ubamanaginga nibyo turabyemera ni wowe bareberera inyungu ariko Irene ntago ari we wakoze marketing y'aba bana kuva aho bavuye kugera aho bageze ntago ari we wenyine yabifatanije n'itangazamakuru bro. Irihe tangazamakuru rwose muri rusange urabona abana kuri televiziyo bajya mu kiganiro warabona Irene yaguhamagaye ahamagara abanyamakuru ati nyindira indirimbo ese reka nkubaze Irene ubwe wenyine yavuga ababana mu iki gihugu bonyine niwe wakundishije isi yose ababana cyangwa n'itangazamakuru muri rusange. Ni Irene abafashije gufasha ni kimwe bro jya wumva ikintu gufasha ni kimwe rese siri ubu niba ngufashije ese nkubaje nka service aba warafashe Vestina na Dorcas bavuga ko ari inde wowe nabakoreye ubuvugizi ubusaka kanya bo ntago ndi kubavuga akuzikuza tsamani ntago ndi kubavuga gutera imbere kwawe mu kumenyekana n'itangazamakuru. Okay mbwira undi munyamakuru abafashije mu kuzamuka kwabo byibuze utari je nakubwiye itangazamakuru ryose muri rusange ati kubera iki sibyo nase ugikosa yakoze ni Irene none ikosa yakoze ni rimwe nibyo ubukwe ni bwiza habaye ubukwe ariko Irene niba koko ari ukora marketing y'aba bana niba ari ubareberera inyungu dore ikosa yakoze yego Irene yari akwiye kubwira abanyamakuru kuko ni bamwe mu bo bafatanije mu iterambere ry'aba bana akavangwa ni muze hari press conference tujyamo cyangwa hari amapati tujyamo bakavangwa nta kamera zikenewe ahangaha. None se kankubaza ku murenge abantu bajya mu murenge mu buzima busanzwe w'umuntu abari bangaye nibiterwa abo ushaka bo watumiye. Nose hari abinjira wese utandukanye ibintu ubundi mu murenge naragiye kumurika ku buryo yakwa ngo nyine ngo nakoze ngo umwana ngo agiye mu murenge ngo itangazamakuru ni muzi na album yari igiye kuronshinga yari kwinjiza iki mu kuzana iryo tangazamakuru yari kwinjiza iki ese burasi ubukwe nese bwa bukwe bwo nago ese ubukwe ni bwabaye usukora kuri DCTV se ubukwe bwa Clement abonye mu munyamakuru Clement se nta banyamakuru yatumiye utazamusebye nyine sara umunyamakuru wemerewe gufata amashusho nicyo rero nicyo nakubwiye ubukwe bwa DC Clement ari umunyamakuru ugeze afata nyine nicyo kintu nge nakubwiye nibyo Irene yari akwiye kubwira abanyamakuru arabwira buriya bukwe bwari busa nk'uburi mu muhezo aratumira abantu mu murenge baze gukora iki ubundi se abanyamakuru bari kuza gukora ariko we uri gushaka kubongamira ku ruhande rwa Irene ariko reka mubwire umbwiye ijambo ryiza uravuga ngo twabonye abanyamakuru hehe kwa DC sibyo DC kere mu bukwe bwe nibwo burimo abanyamakuru ariko nimwe ari mwemerewe iki gufotora gukamera ibiki sibyo ibyo ngibyo ni uburenganzira bwe buriya bukwe babonyemo abanyamakuru bangaye Ugande ka Vestina nese nega no umurenge naga ari ubukwe ni umurenge kandi ni mu murenge ese umurenge yubaye n'abanyamakuru bahagera oya ubundi umurenge yo umurenge se suzama abantu oya umurenge wakoze umurenge uzana inshuti zawe nta nubwo ubundi abari nk'abantu 10 inshuti zawe za hafi inshuti z'aba bana ni Irene wenyine
nshuti none se ubundi ajya kuzana abandi baze gukora iki, ajya kuzana abandi banyamakuru baze gukora iki, nimba ari n'inkuru bafataga Irene ese kwa ntabwo ibyo biba ese iyo nkuru batayifashe nta ribi bakagira ariko bakaza nabo bakagira ibyo bavuga, bakaza kuvuga ibiki bakora ibiki tukabivuga. Erega aba n'abana b'igihugu bro, n'undi bakamufasha aba n'abana b'igihugu man bro, mbabarira ikintu Irene yakoze ikosa. Mwari gutwerera siyo mujyayo cyangwa ni kaka ese ubu dusanzwe tudatwerera, ariko man niba itangazamakuru rihururiza umuntu wagize ibibazo sibyo, ibibazo bye bigakemuka. ngambwira umusitari wakoze ubukwe mu murenge agahamagara itangazamakuru akatumira, nge nakubwiye gutumira, ntabwo ari ngombwa ngo uhamagare itangazamakuru ryose bro. mu murenge wa Rusine Patrick hagiyemo abanyamakuru bangahe benshi, warababonye benshi bari bahari. tugiye kuri YouTube twasanga ikiganiro mwirahira rya Rusine Patrick, abanyamakuru bari bahari. Oya reka nkubaze ikibazo, tuganiriye neza, hari ahantu wisunyinjiza urambajije ngo nyereka umuntu w'umunyamakuru cyangwa umusitari wakoze ubukwe ubukwe mu murenge abantu agamagara itangazamakuru, umurenge wa Kiramani, umurenge wa Kiramani wari urimo abanyamakuru bangana gute? abantu baraje baraho kamera bro, cyangwa ubukwe bwe n'umurenge wa Kiramani, uri kumva? n'umurenge wa Kira abanyamakuru bari bahari banemerewe. Ahubwo rero ikintu nge ni kuga Irene, banza ucyumve neza. Irene ahangaha hari hakwiye itangazamakuru, noneho ubwe yari kuvuga ngo njyewe itangazamakuru ntago shaka ko muzana amakamera n'amatelefone, byaba ngombwa akavuga ngo sishaka ko mufotora, sibyo? kuko telefone zacu nazo tuzifatira amavideo tukayauploadinga. Yari kuza akagenda azenguka kuri buri muntu ariko ngo bataba. Oya erega none se itegeko sijgiwe se wari kurishyiraho kuba we sirimu wakinjira, sirimu ntaguzwi zuzwi urazwi, bakaba sirimu ni itegeko ahangaha. telefone nushaka kuyishyira utabyemera ugacaho, ese reka nkubaza, cyangwa bakakubwira ngo bagashyiraho n'iryo tangazamakuru aho ryicaye rwose bakahashyira umuntu, ntabwo byemewe kereka ugiye kwitaba telefone. kubire nayafashe yahise asohora iriya video igaragaza umuhango wose ukuntu wagenze, ni uko pressure y'abafana cyangwa ubona we yari yabiteguye? ubwe yarabiteguye, ibyo nkubwira yarateguye, nta pressure. ubwe yari yateguye, hajemo kwikubira kuri Irene kuko niwe yaprodinze wenyine, abandi twese twaje tubara inkuru tuzana ibimenyetso n'iki, ariko Irene niwe wari ufite iki, ibimenyetso byuzuye by'ukuri. ariko natwe nk'ijisho rya rubanda tubasha kumenya amakuru, tuyatangira ku gihe. ubwe rero hajemo kwikubira, kandi biriya ntago bikwiye, ntago bikwiye byo, aho ndakumva cyane. tunabiveho ibyo bintu, tubiveho twigenda, ariko nanone tubiveho tuve no mu matiku. noneho amatiku yabaye maremare. ese abantu bamenye ko Bruce Melody yarekuye album? Bruce Melody ari abarose bita Sota aracyakomeje amatiku kuri Instagram. rwose amatiku arayakomeje umuhungu, turaza kubisoreza ariko hagize atya Sote rwose ari gupostinga bita Nyambona Titi ngo reka twizere ko ngo nukuri ngo ari byandi by'abashwana kongera bagahura. Ibyo twabivuze twanabigarutse, ibyo ahubwo ntitukwiye no kubigaruka, twabivuze inyuma ahubwo twikomereze. warungiye kuri Bruce Melody twaheze mu matiku itangazamakuru, twaheze mu matiku. ubundi ya album wabonye bimeze bite? Album imeze neza, bayumvishe. Album imeze neza we. niyo ndirimbo bakunze kuri album? Roza we bamwangira iki? reka nze nkubwire, hari indirimbo ngiye nagiye nkunda, kanze ndebe nanjye mba nagiye mbyandika ahantu nkareba ataka karirimbo ni sawa. byandika ku ruhande nabwo wayuka ko wayikunze. byandika ku ruhande nabwo wayuka ko wayikunze. oya ntabwo mbyandika ku ruhande ko nayikunze, ariko hari izo nge kira ku ruhande. Nese ko mubwiye ngo Roza windi mu mutwe paka. Yeso album iriho indirimbo, hariho intro, muri intro hari akantu yavuze ngo na Claude ngo akora ibiki bwiza, uze kuyumva. avuga ngo manager bwiza sinzi ibintu bakorana,
muri iyo ndirimbo ntabwo mbizi ntabwo ashaka kugendera. Hariho indirimbo bita Wallet, hariho bita Oya, hariho yitwa Narinzi Kuzagaruka, hariyitwa Maruana, hariyitwa Uro, hariyitwa Colorful Generation, hariyitwa Beauty on Fire, hariyitwa Diva, hariyitwa Nicki Minaj, Rose, hakaza Rosa, hakaza Energy, hakaza Maya, hakaza bita Ndi Umusinzi ari kumwe na Bulldog, hakaza Ju, hakaza bita Kuki, hakaza bita Nzaguha Umugisha, hakaza Sinya yigeze no gusohoka, hakaza na When She's Around. Ndagira ngo noneho utubwire kuri album mu mboni zawe wabonye ni ikihe kintu wayishimyeho, ni ikihe kintu wagayeho? Bruce yakoze iyi album ubwayo irateguye, sibyo? Iyi album irakoretse, sibyo? Ni ikikwereka ko Bruce Melody ubwe amaze gukura, sibyo? Muri rusange album ni nziza, kuba ari nziza byo nta wabishidikanyaho. Ibyo byo ngiye navivuye 100% nabyemeye ko album ari nziza. Yego. Ibyo sina nabitindaho. Ahubwo hari ibyo nashatse kunenga. Ibihe? Ibi bintu rero ngiye kunenga dore ukuntu bimeze. Ariko nagutana no kunenga nawe. Oya rega ngewe hari ikintu mbona ngiye kunenga ndabikora rwose. Iyo umuntu hari icyo yakoze ngiye mbona ku ruhande rwanjye hari ababa batabibonye, ariko ngiye hari icyo mba nabonye. Dufite album ahangaha iri indirimbo 17. Kagira bonus track zingahe? Nago mbize nebye. Hariho 3. 3. Harimo iyo bita Nzaguha Umugisha, Sinya nawe na She's Around. Yego. Sibyo? Nukuvuga ngo nizi ndirimbo ndashaka kuza kukwereka ikintu kimwe tugendane neza. Twatangiye hari Wallet niyiwe wenyine. Hari Oya niyiwe wenyine. Narinzi Kuzagaruka niyiwe wenyine. Hari yo bita Maruana niwe wenyine. Uro niwe wenyine. Colorful Generation niwe wenyine. Beauty on Fire ni collab na Joe Boy. Iyo foto BN. Diva niwe wenyine. Nicki Minaj wa muhanzi yanyabone bamwita Black Diamond. Energy niwe wenyine. Maya niwe wenyine. Ndi Umusinzi niwe na Bulldog. Sibyo? Ju niwe na Benso and BN. Na bien. Sowe niwe wenyine. Kuki niwe wenyine. Mu ndirimbo nkubwiye mbwira banze abanyarwanda barimo. Harimo Bulldog ndetse na Bruce Melody. Na Bruce Melody. Kuba album ubwayo ni ya Bruce Melody. Tubonyemo nde? Bulldog ubwe udwega agezeho ni ngombwa ko Bruce Melody yifashisha Bulldog. Icyo kintu cyumve neza. Bulldog niwe muraperi wa mbere mw'iki gihugu mwino minsi umeze neza. Neza 100%. Aho ngaho turajyana. Aho turagendana. Turi kumwe cyane. Ni ngombwa ko Bruce Melody yagombaga kugira ute? Kumukenera. Yego. Mbaze ngo niki nza kuza nkanenga. Niki rero? Bruce Melody nta bufatanye na bukeya afatanye n'abahanzi nyarwanda. Bruce Melody yagize ikintu cyo kuvuga ngo yamaze kurenga urwego rw'abanyarwanda. Niba yararurenze rero ni ngombwa ngo nagaruke afasha babari umunabe. Arafasha ndetse hari urugero rw'umuhanzi uvuga wenda wamusabye ko yamufasha akanga kumufasha. Ni warabikwiye arabisabwa. Uyiwe kuko arabisabwa. Reka mubwire bro. Twabonye mu gitaramo cya The Ben. The Ben ni umwe mu bahanzi ugerageza gukorana n'abaniyu Kam. Sibyo? Twabonye The Ben akorana na Kivumbi. Sibyo? Twabonye The Ben akorana na Babushari kandi bataragafata. Twabonye The Ben akorana n'aba babwiza. Sibyo? Twabonye Melody mu gihe cyashize yakoranaga n'abanyarwanda. Agakorana n'aba ba Juno, agakorana n'aba Ken. Nitwite wenda ko bari kumwe muri hariya. Sibyo? Twabonye Melody agenda akorana n'aba Jayce. Wenda icyo gihe bose bari trend. Sibyo? Ariko ni ngombwa ko n'iki gihe Bruce Melody agezemo, Bruce ugamaze kuba brand nini cyane.
ni ngombwa ko ahangaha hari n'umwana yagafashe agashyiramo, sibyo? Bagakorana agakorabo n'uwo munyamahanga akabona ko Bruce ari nawe yishimiye iterambere ry'abakiri batoya. Iki nicyo kintu cyonyine ngiye nenga kuri Bruce Melody, nta bufatanye afitanye n'abanyarwanda. Ariko iryo ntabwo ari ikosa, ni ikosa. Ni amahitamo. Reka nkubwire Siri, wowe ubwawe nuzabaho wikubira, yego, sibyo? Ibi nabyita nko kwikubira. Bruce ubwo ari gufata ngenda sora album ingana gutya, nta munyarwanda akiraho buretse Bulldog. Nawe ubwe ni wowe wamusabwaga, uri kumva? Yego. Bruce Melody ubwe ngiye nakubwira nk'ijambo impamvu uri kwanga Bulldog ubwe yaramusabwaga. Aya ni amagambo Bruce ngewe, sibyo? Yavugiye ahantu turi kumwe ati kubera iki impamvu nakubwiye ngo yasabwaga Bulldog. Bruce Melody ubwe yarivugiye ngo Bulldog nuwe muraperi wa mbere mw'iki gihugu, aturetse ko icyamwiciye kuba atarabaye international nyine ngarenga igihugu ajye n'ahandi, ngo nuko ari iyi rap yo mu Rwanda, ari injyana ya hip hop yo mu Rwanda itari yagera ku rundi rwego. Icyo kintu cyumve neza, niyo mpamvu ngubwiye ngo yaramusabwaga. Numva ko Bruce Melody yasabwaga gukorana na Bulldog. Ese wowe ku giti cyawe wumvaga kugira ngo iri album iryohe ari nk'uwe muhanzi byibuza wari ukwiriye kuzaho afitanye agakorabo na Melody? Oya, njye nta muhanzi njye sabira ubufasha, ntawe sabira ubufasha, ahubwo ubwe yarabisabwaga mu buryo bwo gusapotingana. Kuko ubwo ngiye gusabira umuntu ubufasha kereka ndi muri management ye, ahubwo nuko nge ndi kubona hari abana b'abanyarwanda bari gukora kandi bari kugendera kuri Bruce nazamuka nawe hari abakeneye bagomba kumugwa mu ntege. Ejo bundi twabonye umuntu bita The Ben mu gitaramo wavuga ati ngiye Kivumbi ndamufana. Iyo ni support ikomeye, yego, uri kumva? Iyo ni support ibikomeye, ari kubona ko The Ben hari abamugwa mu ntege. Yego, niyo mpamvu The Ben akakanya uri kubona we The Ben ari gufatanya n'abana b'abanyarwanda, yego, ari kubasapotinga ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, kuko yamaze kuba legend. Rero Bruce widwana nawe wenyine, ahubwo dwana iterambere ry'igihugu, nibyo urabikora. Idarapo ryacu rarigendana, sibyo? Ariko ni na ngombwa ngaha mu gihugu wongere urebe ko aba barumuna bawe ubasupport. Indirimbo ya Bruce Melody yitwa Beauty on Fire, ari kumwe na Joe Boy, imaze kurebwa no 143 masaha 9. Niyo ndirimbo yasohotse iri video kuri album yiwe. Ese iyi ndirimbo uwo wayakiriye gute? Mubaze ikindi kibazo kimwe kigira kiti ese ukurikije urabona nk'ikorabo ya Bruce Melody ndetse na Joe Boy, ari korabo ya Bruce Melody na Joe Boy na korabo ya Bruce Melody na The Ben, niye korabo ya international kurusha izindi? Niye korabo yakamamara cyane? Nyine niye ndirimbo ishobora kuba yakamamara ku rwego mpuzamahanga kurusha iyindi? Korabo turabanza duhere ku ndirimbo ndikuwa Bruce Melody, korabo ya Bruce Melody na Joe Boy ndetse na korabo ya Bruce Melody na The Ben. Indirimbo yabirenze muri zo yaba ari iyihe, yaba ku rwego rw'igihugu, yaba ku rwego lokale ndetse n'urwego international? Turaza kuza guhera ku rwego lokale tubwe tuti wenda mu rwego lokale iyi ngiyi yabiruta iyi ngiyi kubera ko turi mu gihugu nk'imbere bitewe n'izindi mpamvu na zimwe, sibyo? Noneho ku rwego mpuzamahanga ko birashoboka ko yaba ikomeye ku rwego rwo mu gihugu ishobora kuba atari yaba ikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ashaka kunyeranyiza utwo tuntu tubiri. Mu gihugu yaba ikomeye ni ye na The Ben, kuko Bruce Melody ubwe yagaragaje ko yifuje korabo ye na The Ben kuva zamani, asanga bari gukina game, sibyo? Ku rwego international rero, ku rwego international The Ben ubwe urwego rw'ahangaha nawe yararurenze, uri kumva? The Ben ntago yajya muri Kenya ngo areke gukubita, ntago yajya Tanzania areke gukubita, ntago The Ben yajya muri Amerika areke gukubita. Ngiye rero mbona korabo ya The Ben na Bruce Melody n'ubundi yaruta iyi ngiyi, yayiruta. Aho ni ku ruhande rwanjye, ntago ari ku rwawe.
ubyo ni imyizerere yanjye idakuraho iya sirimu cyangwa idakuraho iya burundi wese. Amafaranga yatwitswe se uwo nguwo yabwira The Ben Oya ntago yatwitse, mwese zo ko ari ibyifuzo bye, wowe uri gushaka kugirisha ibintu base bitangana. ni target nziza buriya mu mboni zawe ni Kuri Bruce Melody kuko niyo target yari target ni nziza, n'indirimbo bakoze ni nziza. yasohoye album bamenye amakuru se yuko wenda hari abantu babashije kwishyura amafaranga. Oya amafaranga arishyuwe atarishyuwe ni yayandi Ayahe niyo cyane. tutazi zira miliyoni 10 za scam. Zira miliyoni 10 nizo twagiye dushidikanyaho, ariko niba aka kanya turi kubona umuyobozi mukuru Olivier Nduhungirehe sibyo ntago yareka kuba yarishyuye ari amafaranga sibyo, ari we muntu twabonye bwa mbere avuga ati iyi album ni nziza 100%. Yego. Amafaranga hariye yarishyuwe bana ba Sadate n'Ingagari. Abantu hari abagiye batanga ari amafaranga album n'Ingagari. N'ikindi kintu nababwira nuko bagomba kumenya ko iyo album ya Bruce Melody ku munsi hazajya hasohoka indirimbo ebyiri. Ngo nubwino bw'umutasi kuri video azaba arekura indirimbo ebyiri ku munsi, ejo barekura izindi n'ejo barekura izindi, izindi zose zirashutinze, zose indirimbo zirahari. Ariko sinzi niba bazazirekura n'amavideo yazo, ariko icyo bagomba kumenya nuko ku munsi hazajya hasohoka indirimbo ebyiri kuri YouTube. Ndikumva njyewe twasoza rero, twakisoreza cyeka nimba ikindi kintu umva babwira abanyarwanda yabo kwamamaza cyangwa ikindi, dore ko icyo nabwira abanyarwanda nuko umuntu wese ushaka gusohoka n'ahandi yasohokera uretse The Midnight mu Gisimeti i Remera kwa Baraka. Aho niho wagenda ukenjoyingira umunsi wawe, dore ko turi muri weekend. Nakubwira ko twinjiye muri weekend y'ibirori, weekend imeze neza, ibirimo amakwe, ibirimo gusurana. Niba ushaka kwambara neza nta handi hantu wakambarira imyenda igezweho myiza ya Made in Rwanda uretse muri Scovia Fashion Shop mu mujyi hari muri Mike. Ukihagera neza utubona tuntu tw'uturenge dushushanyije twanditsemo Scovia Fashion Shop, aho ngaho bakwambika. Ikindi kintu nabwira abantu, niba uri kubaka company ya mbere iri mu iki gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, bayita Ceramic Floor and Wall Constructor Limited. Iyo niyo company ya mbere iri mu iki gihugu iri kubaka. Twakisoreza. Murakoze cyane. Slim Jesus.